dukomeze rero turebe za nkuru tujye tuganiraho z'abantu bava mu mubiri bakageraho bakagaruka mu mubiri. Mbese umuntu ameze nk'agiye gupfa ariko ku munota wa nyuma yavuye mu mubiri abantu bazi ngo yapfuye, yarangiza akagaruka mu mubiri, bigenda gute? Hano rero hari umuntu witwa David Church yize abantu barenga 2,000 bagiye bava mu mubiri bakagaruka. Amasomo yavanyemo, ibyo yakusanyije nibyo tugiye kureba. Turebe noneho bimwe ibyo abantu bita urupfu, bita rubi, we abantu bose yakusanyije avuga ko ari ikintu cyiza, ahubwo ari urukundo rutagereranywa. Ko ngiyo uvuye mu mubiri wumva urukundo rutagereranywa, ariko batubeshye ko hari ikintu kibi cyane ngo urupfu nicyo kintu kibi. Kumbi uzarebe abantu benshi, nanjye nakurikiye byibuze nk'abantu barenze 20 bavuga ko ngiyo uvuye mu mubiri wumva urukundo rukomeye, ngo ku buryo ngaho ugiye iyo ugezeyo uba udashaka kugaruka. Ntabwo ushaka kugaruka. Benshi hari nabo nafashije kwandika ubuhamya bakubwira ngo ugiye gusubirayo igihe cyane kiragera usuyo. Benshi ngo babanga kuza, ngo kuko ngiyo urebye isi waho ngaho ubona isa nk'umwanda. Nkakubwira nti rero banza ukandeho kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Kandaho like, nawe mukomeje kwandikisha muri benshi cyane, ndabashimiye. Binyereka ko munyote ukuri. Twige tumenye uri hano kubera iki, iyo uvuye hano ujya he, bigenda gute. Ibintu nibyo tugomba kwiga tukamenya. Dore rero ibintu bikubiyemo tujye kuganira. Bigenda gute iyo umuntu apfuye, iyo umuntu avuye mu mubiri? Ukuri kw'ijuru n'umuriro benshi bavuga bimeze gute, ibyo biteye bite? Hari imibabaro, impamvu turi hano ku isi, ububyutse, mbese ejo hazaza ha muntu bimeze gute? Reka tubyinjiremo turebe. Nizere ko biguhumura, noneho bikaguha nawe gutekereza kugira ngo wibaze, ndi hano kumara iki? Ese ni ukurya ukaryama ukagenda kwirirwa uzerera ushaka ubuzingo, ushaka amafaranga, ushaka iby'isi? Yaba uruzi uri muri weho na Kristo urimo, ndakubwiye ntabwo wakongera kwirirwa guta igihe mu bintu bidafite ishingiro, bidafite ipfundo. Reka turebe. Bose bahuriza ko iyo umuntu avuye mu mubiri hari tano, hari tineri ngo unyuramo, none ugahura n'urumuri. Urwo rumuri rero ngo rukwakiriza urukundo utigeze wumva, rutabaho na gato. Hano rero urwo rumuri ubona ni rwo soko y'ibiremwa byose. Urwo rumuri bose bararuvuga, bavuga ko uca muri tano, wamara guca muri tano hagati haza umuntu kwakira w'urumuri, nibwo utangira kuvuga uti ndi kuva mu mubiri, nk'uko tugiye kubireba. Hano rero igikurikira ni iki? Buri muntu wese ahita yibuka akamenya uwo ari we, noneho akumva ko ari umwe na rwa rumuri. Urabyumva? Rwa rukundo, rwa rumuri, ibyo rukwereka. Iyo umaze kugerayo uhita wumva ko uri umwe n'urumuri. Wibuke ko ijambo ritubwira ngo tuzasubira kuri rwa rumuri rwaduhanze. Niwo rero wa mwuka turimo tutabona, aribo batwege baturimo imbere tutabona, bavamo bakazamuka, noneho bakongera kwifatanya na rwa rumuri. Urumva ko noneho bitangiye gusobanuka. Amadini ntabwo abikubwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano rero uba mu mwijima, ukomeza kuba mu mwijima, noneho wakwibaza ati nshobora kuba napfuye. Nibwo bigenda gute? Nibwo noneho rwa rumuri rutangira kukwereka ibintu uko bimeze. Hari aho tugiye kugera uhita wibuka ibyo wanyuzemo, ubuzima wanyuzemo, ibyo wabayemo byose bigahita biza nka filime n'impamvu bikwireka. Ubuzima bwose ibyo wagombye kuba warakoze, ugatangira kwicuza, ugatangira kuregreta, noneho byose bikakuza imbere, ari byo bita life review. Bose barayivuga, bavuga ko iyo ugeze aho hantu uhita ubona byihuse, birihuta cyane ku buryo ubuzima bwose wabayemo bushobora kugenda nko mu isegonda. Hariya nta gihe kiba gihari ngo kigutangire, byose uhita ubibona ku murongo, bagahita
ubibona byose kuva ukiri muto, kuva ukivuka, abantu bose bamenye byose ku murongo, ukamera nkaho ubibona nk'aho ari filime nyine ariko byihuta nyine, kuko nawe uba wageze mu bundi buzima butari munsi y'igihe, utagendera ku gihe ku byose bihita bikwereka. Noneho uwo muntu rero icyamuteye gukora ubushakashatsi ku bantu baba mu mubiri ni iki? Yagize ngo ububabare budakira bw'imyaka 8. Atangira kwibaza ko ngo yari azi Imana, ayiziho gato, akijwe gato, ariko akibaza, Mana, ubu bubabare mfite bumere nayo mbana y'imyaka 8 kubera iki? Atangira kujijinganya ku Mana. Nibwo rero yaje guhura n'ibigeragezo, atangira gushaka kwiga uko abantu baba mu mubiri, uko bigenda, abikora ubushakashatsi bwimbitse. Nuko yaje kuva aho yari atuye akajya kuba mu ishyamba, nabyo ndabikubwira mu kanya. Noneho byagenze gute? Yatangiye abaho ku mashini, abantu baba ku mashini, bagaburirwa n'amashini, bahumekera ku mashini, ubuzima buranga neza ku buryo yumvaga ahubwo yava mu mubiri bikarangira. Hano rero umubabaro wamuvanyeho kumva ashaka kubaho. Urumva iyo ugeze mu bibazo nk'ibyo ngibyo, utangira noneho kwijujuta, ugatangira kwicuza impamvu uriho. Nta buryohe na bumwe mu buzima bwari bumuteye na gato. Aho ugeze umubiri ukakurya, ugakomera nabi cyane iyo myaka 8 yose, ku buryo ngo yumvaga yicuza kubaho. Hano rero yagerageje abaganga hirya no hino, atanga amadolari ibihumbi n'ibihumbi, ariko biranga. Icyo kikwereka rero, kandi wibuke ko yari umuntu nyine ngo w'umwenjiniye ushaka kumva ko yabona ikimenyetso nyakimenyetso cy'uko Imana iriho koko, Imana ikora. Abantu benshi bahinyuje Imana niko ibigenza, ikunyuza mu bigeragezo, noneho ukababara, wamara kubabara ikaguha agakiza, wamara gukira sasa kugira ngo uzatange ubuhamya. Niko byagenze. Hano avuga ko ibyo bintu byose by'ibibazo biriho, ibibazo duhura nabyo byose bidakemuka cyangwa bitubabaza, biba ari ibibazo bitangira mu mwuka, none bigahura n'ibirera ku isi, byakuzaho. Nibwo abo baganga bose bagerageza bikanga, abantu bose bakora ibishoboka bikanga, kubera ko biba byahereye mu mwuka. Niko bisobanura. Asobanura ko byanze bikunze hari ibintu byawe mu mwuka biba bidasobanutse, noneho abantu banagerageza kubera imbaraga za muntu, abaganga wapi bikanga. Kizwa n'Uwiteka gusa. Reka wumve. Avuga ko turi hano ku isi nk'intwari no mu igeragezwa ry'iremwa, kugira ngo tubere abandi wenda batari banaza icyitegererezo cy'ubuzima turimo, kuba uri hano uyu munsi. Niyo mpamvu twese ntabwo turasobanukirwa 100% impamvu turi hano. Kuba turi ahangaha mu ijuru babyishimira kurusha cyane cyane. Noneho iyo ubonye rwarumu, ukabona itara, ukabona agakiza, ukaba mu byisi ukabitsinda, ni ukuvuga ngo ubuhesheje ikuzo hariya hejuru mu ijuru, kubera ko byanze bikunze utangiye guhukirwa za gahunda zakuzanye, rwarumu rutangiye kugenda urwegero. Hano rero uko abantu bakomeza gukanguka, niko noneho n'ibintu bizahinduka, kubera ko uko abantu bakanguka bagenda barushaho gukanguka, bizageraho noneho sekibi n'umwijima byose tuzabitsinda, noneho twongere dusubiye kuri rwarumuri. Niyo mpamvu ubona bashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo ukomeze uri mu mwijima, ntuzasobanukirwe, ntuzamenye impamvu uri hano. Hano rero iyo wavuye mu mubiri, hano tugiye kureba za mpamvu enye zerekana uko ibintu bimeze duhereye iyo uvuye mu mubiri. Ni ibintu bitangaje cyane. Iyo uvuye mu mubiri wageze kuri rwarumuri, urabona ko tureba, ukaba wareba imbere, ukareba ibumoso, ukareba iburyo, ukagomba guhindukira kugira ngo urebe inyuma. Iyo ugeze hariya urebera hose icyarimwe.
ngo urebera hose icyarimwe degere 360. Urabona gutya ndi kureba imbere kugira ndebe hano ndi buhindukire na hano mpindukire n'inyuma mpindukire, ariko iyo ugeze hariya uhita urebera hamwe icyarimwe hose degere 360. ni ukuvuga ngo wumva ubaye umuntu nyamuntu ushobora kureba muri kilometero 100 imbere yawe n'utuntu duto. Wibuke hari unigeze kwandikira ubuhamya arambwira ngo bari kumubwira ngo agaruke ari hejuru iyo ngiyo, ngo yarebaga ku isi akareba utuntu tutarakareba isi arayibona akareba, ariko mukabona ngo ni kure cyane hose baba bahareba uvuye iyo ngiyo hose. Uribaza ko ureba ibintu byose bikuri imbere, ubona ngo amabara utari wigira ubona, amabara tutazi ahebuje anavuga akaganira byose ukabibona. Nuvuga ibintu byose hariya biba biri live, nibi bimera n'ibi byose bidukikije hano tubona ntitubimenye. Ariyo mpamvu na Kristo avuga ngo ubwami bw'Uwiteka buradukikije buri hose nitububona, na biriya bimera nabyo bifite uko biganira n'ibyo byose, ariko nitubibona kubera ko tutari muri uwo mwuka aho ngaho ntabwo tubibona. Niyo mpamvu bwa bwami tubushakisha amanywa n'ijoro, tugashakira mu birere, tugashakira kandi ubwami bw'Uwiteka buri muri twebwe budukikije. Niwimenya ukimenya neza nibwo uzamenyekana. Kristo akongera akubwira mu Ivanjili ya Tomasi ngo ubwami bw'Uwiteka buri muri weho, bushakisha. Ariko se tubushakisha kangahe? Ntitubikora. Hano akavuga ngo uhita umenya ko usubiye aho ukomotse, icyo utegereje cyose gihita gikoreka kikiyerekana uwo mwanya. Ibyo utekereje byose uri hariya byose uhita ubibona. Urumva ukuntu bimeze? Uratekereza bigahita biba ukabibona uwo mwanya icyarimwe, ntabyo kwirirwa uzuyaza, byose biba biri live. Nibyo rero avuga ko umuriro biriya twita mu kujya mu muriro bibaho, biriho. Abantu bose babayeho babangamira urukundo mu bantu. Abo bantu rero babayeho babangamira urukundo hagati y'abantu, byanze bikunze kubera ko bakora ibihabanye, ibinyuranye no gushaka k'Uwiteka. Abo nibo bajya aho ngaho ngo bita mu muriro. Uriho ni ukuri kandi yarabibonye nabyo. Cya gatatu, iyerekwa ry'ubuzima wabayemo byari nirakubwiye. Ibyo wakoze byose, ibyo wavuze, ubona abantu bose banyuze mu buzima bwawe. Ba bantu bose duhura nabo tubona ukibaza kuki umuntu duhuye, uyu muntu kuki namumenye, uyu muntu kuki yengiriye atya, cyangwa se kuki ngiye uriya muntu mugire burya. Guhemuka cyangwa ibintu byose uhita ubibona byose, ntacyo uhisha. Urabona bimwe duhisha, ugahishira ukavuga umuntu mukamwereka ko umeze neza muri inshuti, wamara kurenga ukagenda akaba ari umugambanira. Biriya byose uhita ubibona. Ni ukuvuga ngo byose birifungura ugahita ubibona live. Ibyo wakoze byose, ibyo wabeshye kuva tekereza. Hari igihe mbitekereza nkavuga ariko kuki tudahinduka, kuki tudahinduka? Ibyo bintu byose uhita ubibona uwo mwanya. Hano rero ni isomo rikomeye ritwigisha kumenya agaciro k'urukundo. Ibyo bintu kugira iyo ugeze hariya ngo babikwereka, nibwo n'abantu batangira kureba bakavuga urukundo rufite agaciro kameze gutya. Ko hariya hari urukundo ruhenze ruhebuje. Nibyo Kristo aza yashatse kutwigisha, ariko kubera ko turi hasi nta gushaka kumenya byose, nta n'imwe twakuyemo. Shakisha urukundo uyu munsi uri mu bantu ni bangahe. Hano rero ahazaza ha muntu harakatazwe. Wibuke ko nkora nkubwira iteka ngo ubu byutse turi kugenda dusatira 4D nivo ya 4 twinjira muri nivo ya 5, aho igihe cyihuta cyane. Reba ukuntu igihe kiri kunyaruka kikihuta, hazageraho igihe kizamera nkaho kivuyeho. Ni ukuvuga ngo ababisi barabyize barabimenya, kubera ko banafite amabanga menshi cyane twe tutazi, bagenda basiganwa nuko bashaka kubikumira.
nabyo mpora nkubwira ngo Satani iteka ashaka kugenda imbere y'ibihe agasanga Imana iteka iri ku bihe. Niyo mpamvu rero byanze bikunze ukuri rwa rumuri ruzakomeza nanone rukaganza umwijima, tukazabitsinda, akaba ari bwo amahoro n'ubusabane n'ubuzima bwiza Imana ashatse ko tubamo buzigaragaza, abantu bagatangara. Hano rero abantu bamaze kuvumbura kandi ko yaba ubwoba yaba kwiheba nizo ntwari ebyiri Satani akoresha kugira ngo utamenya uwo uriwe, kugira ngo utongera kujya muri rwa rumuri. Uko tugenda dusatira ibyo bihe, tugenda tuva muri ibi bihe twari turimo bashyizeho na biriya bintu byose bakoze 2019-2021, byose abantu bamaze kubitahura kubera ko babonye ubugome n'ububisha bwa Satani. Ubwo bwoba babatera, kwiheba n'amashyari n'ibyo byose abantu bari kugenda babirenga. Uko abantu bagenda babirenga rero niko noneho natwe tuzaza hamwe noneho Sekibi agatsindwa gutyo. Hano rero kugira ngo ibintu bikunde tuzabanza tujye mu makuba akomeye cyane. Hazaba amakuba akomeye cyane azavamo ubwisanzure, azavamo gutsinda. Ayo makuba navamo nibwo hazaza impinduka zizakwira isi yose, noneho ikiremwa muntu kikongera kwidegembya nk'uko abashingana babivuga. Hano rero amahoro azaza, amahoro naza, ariko bizagenda gute? Ni urugero rukomeye uko ibintu bizakoreka. Tuvuge abantu bamenye ukuri, bamaze kumenya ukuri, kwa kuri kubohoye imbohe, kuri abo batuye. Nk'urugero, tugize amahoro muri ino si, abantu bose baridegembya, ni ukuvuga ngo nta ngabo zizabaho. Icyo gihe ingabo zitabayeho ni nk'urugero. Reba nk'ibintu bigenda mu ngabo zirirwa zirwana zicana bica abantu. Kandi nibwo nahoze nibaza, nk'iyo abantu bakora ibisasu bakora amabombe, byanze bikunze babikora bazi ko icyo gisasu cyangwa iyo bombe kigenewe umuntu, abantu 100, 20, 50, 1000 kizica. Ibyo bintu byose, yaba ibisasu, yaba za blende, amatanks, ibyo byose, indege z'intwano, amato y'intwano, ibyo byose bakora, amafaranga bigendaho nibiramuka bihagaze, amafaranga bigendagaho ashobora gutunga isi yose imyaka 180. Sinzi kubyumva. Ibigenda mu ntambara hirya no hino byose ku isi bihagaze, amahoro akaboneka, abantu bagakunda Imana, bagashaka Imana, bakajya mu mahoro, bakajya mu rukundo, byose babaho imyaka 180 nta n'umwe ukora ibyagendaga mu ntambara bibatunze. Uwo muntu rero ubushakashatsi yakoze bw'abantu 2000 bose bavuga ibintu bimwe. Ubutaha tugenda twinjira mu bantu bamwe na bamwe batanga ubuhamya bw'ibyo babona nk'uko twari twarabitangiye, noneho twumve bidufashe kwitegura kugira ngo nunava no muri ubuzima ntumve ko ubuzima burangiye, ahubwo ubutangiye ubundi buzima bushya nyuma y'ubuzima tuzi bw'umubiri. Kuko impamvu turi hano twese duhari kugira ngo dusoze umugambi wa nyuma y'ubuzima, umugambi w'Uwiteka. Niyo mpamvu rero tugomba gushakisha amanywa n'ijoro kugira ngo tumenye uko kuri, kuko kuri nitukumenya byanze bikunze kuzatubatura. Ahubwira rero mbere yo gusohoka none wongera ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Namwe mukomeje kwandika kimwe benshi nkambashimiye, nawe utarandikisha subscribe kugira ngo ujye uza twige ibintu nk'ibi ku ijambo ry'umwimerere. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todaraba, tov meyo.